kandi ubu wabona ushaka kugura inzu ukaba utari kuza hano Niboyi muri iyi quartier nziza iri mu za mbere nziza muri Kigali. Hari amazu abiri ari kugurishwa, hari iyi nzu hari n'iyi nzu, zombi ziri kugurishwa, imwe ku giciro cya miliyoni 185, ariko zose zimeze kimwe, zirangana ku bibanza, zirangana ku byumba. Imwe ifite ibyumba 4, dushe toilette 3 imbere mu nzu, iyindi kagira nayo ibyo byumba 4, dushe na toilette 3 imbere mu nzu, igikoni cyiza, salon nziza, salle à manger nziza, byose ni sawa cyane. Ariko rero icyagahebuzo ni ikaritiye ya Niboyi. Izi nzu rero ziramutse zigucitse utaguze urabuhombye, kubera ko hano Niboyi ni ahantu heza ho gutura muri Kigali, murabizi. Ikindi cya kabiri ni uko ugomba kumenya yuko nk'iyi nzu uramutse uyiguze ugashyiramo furnitures nziza, ntabwo ushobora kubura $2,000 by'idolari ku kwezi kuzaniye. Uramutse uyiguze ugashaka kuyikodesha nta bikoresho birimo, ushobora kubona hejuru ya miliyoni y'amanyarwanda rwose. Urumva ko quartier igira ikintu kinini ivuze. Kandi ikindi cyiza cya hano Niboyi ni quartier nziza cyane, kuko iri hafi ya byose, iri hafi y'amashuri, iri hafi y'ibikorwa byinshi bitandukanye. Ngiye kubereka rero kuko zose zimeze kimwe. Turinjira muri iyi ngiyi y'uru ruhande, iriya nayo ubwo ngubwo tuzayibereka neza mo imbere. Ziracyari nshyashya, ni inzu nshya mu barazikoropa, ni inzu nshyashya. Icya mbere iri muri quartier nziza ku muhanda wa kaburimbo nk'uko ubibona. Urabona ko quartier ni nziza, ni umuhanda wa kaburimbo mushyashya nawe ukoze umeze neza cyane. Tuvuye aho rero turita dukomeza, ubwo icya mbere ni ukuvuga ngo iyi gate yayo nayo ifite design nziza, nk'uko ubona ko design imeze neza cyane rwose. Niba ukeneye kugura inzu, iyi ni imari idakwiriye kugucika. Njya mbabwira ngo birihutirwa. Parking ishobora kujyamo imodoka enye ziparitse neza, ni parking nini. Kuva hariya kamera iri ukaza ukagera hano ndi, nuvuga ngo imodoka 2 urazishyira hano, izindi 2 uzishyire kuri rura ruhande. Ni parking ikoze imeze neza cyane nk'uko ubibona rwose cyane. Tuvuye aha ngaha kuri parking, noneho hari ama escalier azamuka. Nababwengira cyane nshyashya, aha ngaha hari ayandi ma design dushaka gushyiraho kugira ngo bibe noneho birushijeho kugira design nziza cyane. Tuzamutse aho, hano hari terrasse nayo ushobora kwicaraho. Terrasse nayo iriho amapave, gutambika kugera hano hose n'ahantu ushobora kuba wakiyicarira n'inshuti n'abavandimwe. Urabona ko ari sawa cyane, kandi wicaye kuri iyi terrasse ushobora no kuba wabona view ya hakurya Kabeza. N'ahantu heza, izi nzu zubatse ahantu heza. Noneho aha kuri uru ruhande tuhafite umwanya wa jaride. Abantu b'abasirimu cyane ashobora no kuba noneho yanashyiramo na piscine bishatse, kuko ni jaride nini. Cyangwa se waba ushaka nko kongera parking, nabyo ukaba wabikora, kuko byose birashoboka rwose. Ariko noneho duhagaze hano ni nabwo noneho tubona ya design neza y'inzu. Bagira ngo duhagarare hano noneho tubereke noneho design ya zanzu zacu. Urabona ko ari design nziza cyane, imeze neza nk'uko ubibona. Ni design imeze neza cyane, yaba ari iriya hirya, yaba ari n'iyi ngiyi. Urabona ko ni inzu zubatse neza pe, zizamuye hejuru, ahantu udashobora guhura na gato n'ikintu cyitwa imiditi. Aha ngaha rero nibwo ubona noneho ya parking neza ubunini bwayo. Ariko ndagira ngo tubanze dutinde kuri design n'amarange ariho hejuru. Urabona ko mu by'ukuri ni inzu zimeze neza pe, kuri miliyoni 185 hano Niboyi kuri kaburimbo. Ntucikwe no kuza kureba iyi nzu nziza cyane. Tumaze rero kubereka iyi design nziza y'inyuma na parking na jaride, noneho nibwo tugiye gukomeza mwimbere tubereka ubwiza bw'imbere uko bimeze. Aha ngaha niho dusanga ya ma escalier azamuka ajya mu nzu, n'ama escalier ameze neza nayo aza akahita agera hano. Hari terrasse nini nayo yisanzuye imeze neza, hejuru ifiteho itara ryiza rimeze neza nk'uko ubibona. Inkingi nazo, inkingi z'inzu ni inkingi zipanze neza, ziri imbere y'umuryango nini, zimeze neza, ziriho amakaro rwose. Uyu munsi ntabwo mbatindira. Hano hari urugi, rwiza tuje kuberekana rwo, urugi runini rw'icyuma cyiza. Ndebera ubwiza, urugi rugari kuva hariya kugera hano. Urabona ko ari urugi runini rumeze neza, ruslidinga neza. Ni urugi nyine rukwiriye kuba ruri kuri iyi nzu
nziza gutya. Uru rugi rero ni narwo ruduha karibu muri salo nini pe, salo nini. Reba njyewe aho ndi naho kamera iri nkunda kubibabwira, urabona ko harimo diferanse nini cyane. Urabona ko ni salo nini imeze neza yisanzuye, salo ifite ubwiza cyane, yaba ari mu bunini yaba ari muri design zayo. Urabona ko ari salo imeze neza cyane, guturuka hariya ukaza ukagera hano hose ni salo. Hejuru itara ni riri kuri gypsum imeze neza, itara naryo ni ryiza cyane, gypsum ishushanyije neza cyane. Tuvuye aho ngaho noneho tugeze kuri salle à manger. Salle à manger nini ngari yisanzuye, urabona ko ari salle à manger nziza, nayo ishobora kuba yakakira intebe nyinshi, imyanya myinshi. Hejuru itara ryiza, urabona ko ni salle à manger ngari kandi nini yisanzuye rwose, irimo itara ryiza, lavabo hariya. Nababwiye ngo twebwe tuyibagiriraho mbere, namwe mujye muza mu ba mbere kugira ngo tubagurishe inzu rwose muri mu ba mbere. Twageze hano mu gikoni, ifite igikoni nacyo cyiza cyane, kirimo amatara meza, guturuka hariya kiri open na salle à manger. Ariko noneho ububati buri muri iki gikoni ni sawa cyane. Niba ukeneye kugura inzu nk'iyi mari ntabwo bikwiriye kugucika, ko njya mpora mbabwira ngo emplacement y'inzu, emplacement h'inziri aho iherereye hajye hakubera isomo rikomeye kuruta kuvuga ngo urashaka ngo ibintu bimeze gutya na gutya ariko wasanga mu by'ukuri emplacement yayo atari nziza. Reka turebe no mu gikari turebe ko hameze. Hano hari umwanya winjirira hano mu gikoni. Hano ushobora kuhinjirira ukajya mu gikari, ariko hano mu gikoni naho harimo stock, harimo stock nayo ishobora kuba yakoreshwa, stock nziza. Ahangaha rero ni naho dusanga umwanya w'igikari, nacyo kizamuye kimeze neza, igikari kimeze neza. Hano nkuko ubibona urabona ko hari igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi, stock, toilette yo hanze, ikigega, hari aho kwanikira imyenda. Urabona ko ni ibintu biteguye neza. Hano hari amapave apavomye neza, nawe urabona ko ibintu bimeze neza. Iyi nzu rero iri hano ni boyi, iri kugurishwa, ifite emplacement nziza, ni inzira ahantu heza. Reka turebe noneho n'ubunini bw'ibyumba biyigize mw'imbere, turebe kuntu ingana, turebe eske ibyumba byo bingana gute. Mwabibonye ko tumaze kubona igikoni, tumaze kubona ibintu byose. Nimuze noneho duhere kuri kino cyumba cy'umushyitsi hano. Ubwo turagarutse nyine tuvuye mu gikari, turahita duhera kuri iki cyumba kimwe baha abashyitsi, kirimo n'umuryango mwiza w'urubaho rwiza rwa muvura. Ubona ko ari urubaho rwiza ruhita rutwinjiza hano kuri iyi dushe. Iyi dushe iri hano ni dushe nziza, nayo irimo ibikoresho byiza. Dushe irimo shawa nziza, lavabo nziza, amakaro meza. Urabona ko ni dushe nini izamutse ikagera hejuru, imeze neza cyane. Icyumba nacyo cy'umushyitsi ni iki ngiki. Iki cyumba cy'umushyitsi cyiza, kinini, kigari, cyisanzuye. Urabona ko ni icyumba kimeze neza cyane, kugera hejuru hose nk'uko ubibona. Urabona ko ari icyumba nacyo giteguye kimeze neza. Tuvuye aho turakomeza noneho tugiye kurebera hamwe ibindi byumba bitatu biri hano kuri uru ruhande. Ugarutse gutya nibwo noneho uhita uhura n'iyi korodoro. Iyi ngiyi ari iri bwatwinjize muri ibi byumba hano. Icyumba cya mbere cyo kurebwaho ni hano. Hano hari icyumba kinini, kigari, cyisanzuye, kimeze neza. Nacyo ni icyumba kigari kimeze neza cyane, icyumba cyisanzuye, hejuru n'itara ryiza. Hanyuma ahangaha kikagiraho idirishya ryiza, naryo rinini, rigari, naryo rimeze neza cyane. Tuvuye aho kuri iki cyumba turahita dukomeza imbere. Ahangaha naho tuhasanga ikindi cyumba. Hano hari ikindi cyumba aricyo cya gatatu. Nacyo ni kinini, kirisanzuye, idirishya ni rya rindi ryiza. Harimo amakaro meza nk'uko ubibona. Nacyo urabona ko ari icyumba kimeze neza cyane. Ibi byumba rero bibiri mberetse birakoresha iyi dushe na toilette, niyo bikoresha. Dushe yabyo ni iyi ngiyi. Ibi byumba bihuriye kuri iyi dushe na toilette, irimo amakaro meza. Dushe nziza imeze neza cyane kandi isobanutse, imeze neza. Noneho rero reka turebe muri chambre principale. Gikingura uyu muryango
nibwo uhita winjira urahingukira hano kuri chambre principale kuri douche yaho. Douche yayo nk'uko ubibona urabona ko ni douche nziza ngari yisanzuye, douche nayo imeze neza, ikirahure cyiza, douche irimo ibikoresho byiza, amatoilette meza. Nk'uko ubibona urabona ko ni douche iteguye neza cyane. Rero icyumba principale gifiteho n'urwambariro, gifiteho hano umwanya w'urwambariro, garde-robe nziza ziteguye neza. Urabona ko ni garde-robe zihagije zimeze neza cyane. Nk'uko ubibona urabona ko ari sawa. Aha rero tukahagiramo icyumba noneho aho umuntu yashyira igitanda, icyumba kigari cyane cyisanzuye kimeze neza cyane. Urabona ko ari icyumba kigari cyisanzuye kirimo itara ryiza hejuru. Ni icyumba nyine cyo kuryamamo gusa, mwabonye ko gifite douche kwacyo, gifitemo garde-robe kwayo. Urabona ko ni icyumba nacyo kimeze neza cyane.